Nongeye kubasuhuza cyane mwese mukurikirana Voice Media Rwanda TV. Dutangiye isomo kwiga kudoda season ya 35 episode ya 18, aho turi kwiga kudoda iri kote ryacu muri kureba hano. Ni ikote rirerire cyangwa se ikote rya manto, dore ngiryo reba uko rimeze imbere, urebe uko rimeze inyuma. Si nibyo gusa, reka mbaze mwereke zimwe mu ncamake. Ni ukuvuga ngo hano twatangiye dufata ipimo twarabirebye muri episode ya mbere, nyuma yaho turashushanya, nyuma yaho turakata. Ibi byose mwagiye mubibona. Nyuma yo gukata rero twagiye gukata ibidubuzo mwarabibonye, turakomeza turomeka. Ibi ngibi no gukora imifuka nabyo muzabibona hano. Nkora umufuka babwira ati bawukora gutya, mu nyuma nzaringaniza. Ibi byose uzabibona. Si nibyo gusa, hano nzaba ndibukata ikora naritere ngere kuri izi munsi nazo uzamenya ibyo ari byo. Nzasoreza hano ku bipeso, nzi no kubitera gutya ikote ryuzure rimeze gutya neza. Rero nta gutinda, hano mise ntangiye nanakomereza aho twagarukiye ubushize. Aho twagarukiye ubushize rero nari ndi gukuraho ibipapuro, dore ngibyo ni nabyo mise nkomerezaho. Ndi kubabwira ati fata agapeteroli kawe cyangwa se amavuta y'imashini ushyire ku bubi bw'igitenge ariko hari igipapuro. Nyuma yo gushyiraho peteroli uvugute kuriya, bino byita ngo ni ukuvuguta cyangwa se no gufura, kwa kundi nyine ufura umwenda nta nawe uzufure nka kuriya. Igipapuro gihita ko kivaho, urabona ko gihise kivaho. Ibi rero utabikoze ubwo tuvuga ati nta peteroli mfite, nta mavuta y'imashini mfite, ukavuga ati kugikurire haho igipapuro gisigaho ikizinga. Ibyo bintu birumvikana. Niyo mpamvu rero ufite kwifashisha peteroli cyangwa amavuta y'imashini kugira ngo ukorohe kiriya gipapuro. Rero nyuma yaho rero ngiye guhita nkomeza nomeka nk'ibisanzwe, no gufata virizorine nkomeka kiriya gipande cyose. Impamvu nometse cyose narabisobanuye muri episode yabanjirije iyi ngiyi. Naravuze ngo ndomeka cyose kuko ni igipande cy'imbere hagati na hagati. Impamvu nongereyemo ngo hagati na hagati ni ukubera ko imbere ku ruhande ibipande byaho ntabwo tubyomeka hose, ahubwo tubyomeka hasi gusa, tugapima nka ya kane tukomeka bikaba birarangiye. Ariko iby'imbere hagati na hagati ni ibipande bibiri byo ku bwiza n'ibipande bibiri byo ku bubi cyangwa se by'ibidubuzo. Ibyo byose rero bikase mu gitenge, byose ngomba kubyomeka nta hantu na hato hasagutse. Nge nakoresheje virizone kuko hano ari mu gitenge ntacyo bitwaye, ariko wowe rwose nimba uzi ko ari n'itise koresha tisi kora. Nimba uzi ko ahantu uriboneka, ubwo ndavuga igihugu urimo, ari nk'igihugu burimo ukabanza gutumiza nyine online iyo ngiyo kure, aho ngaho nyine bikagorana, nabwo gerageza ubanza ubikore. Ariko nimba uzi neza ko wenda nk'ubu ngubu ngiye ushobora kuba ndi mu Rwanda nta kabari uri, ukambwira gute ko wabuze tisi kora. Iyo byagusaba kwitumiza mu ntara wayitumiza, ariko niba ugakora ikote mu itise, nimba tisi ikora igomba kujyamo ikajyamo. Impamvu hano ntayikoresheje ni uko ari mu gitenge. Kandi ikindi nyine ibintu byose mba ngomba kubisobanura neza. Simvuga ati tisi ikora nyisize mu gitenge kandi atari ngombwa, ahubwo mu itise nyine buri itise kugira ngo igororoke biragorana. Ariko igitenge n'ubundi kiba kigororotse, itaranajyamo rwose kiba kigororotse. Aha ngaha rero no gukata gusa bisanzwe nta bindi. Murabona ko rwose imvugo niyo ngiro. Ngiye mbabwira ati episode 5 ku munsi cyangwa 4 cyangwa 3. Uko bivuze niko ngomba kubikora. Urabona ko iri kote turigeze kure mu minsi mike cyane. Reba tugeze kuri episode ya 18. Reba nta n'iminsi ngayira, nta n'icyumweru kirashira turitangiye. Ubundi biba bitangaje cyane. Niyo mpamvu rero ubu ngubu ngiye kumujya mbahereza nibura episode 4 ku munsi. Niziba nkeya zibe 2, niziba wenda nongeyeho zibe 3, ariko nibura 4 ndebe ko nahagera. Binankundiye n'eshanu nazibaha. Ariko nyine ntabwo biba byoroshye. Kugira ngo iri kote tugere ku musozo, ibi ngibi bibagaragarize yuko gahunda yanjye atari gutinda, atari kugira ngo murambirwe. Nanjye ndashaka kugira ngo nihute tutangire vuba tudode. Nibyo byo byiza. No mu kudoda naho nkomeze nihute nta gutinza ama episode. Kandi ku muntu wagira ikibazo ngo ama episode ngo ari kuba menshi, ngo tuzasoza ryari, nashaka be menshi. Noneho nimba tumaze kureba episode 18, fata iminota 15 ku inshuro 18. Wenda irigageze ko episode ya mbere, ya kabiri, ya gatatu, ya kane ari gukata bishobora kuba buri episode irenze iminota 20 byirengageze. Fata iminota 15 ukube 18. Umbwire harimo amasaha angahe.
buri minota 10 gukuba 10 ubwo ngubwo ni iminota 100, isaha ni iminota 40. Noneho gatanu gukuba 10 iminota 50, isaha ni iminota 40, gushyiraho iminota 50, ubwo ni isaha ni iminota 90, ubwo ni amasaha 2 n'iminota 30. Yego mbaze ku minota 15. Ngayibaze ko iri kote kuva twaritangira gukata nangaha tugeze komeka ni nkaho tumaze kwiga amasaha 3 yonyine. Ni kurya tuba tugomba kubibara. Ubwo nshaka kubona nabibaze nawe wibitindaho nawe usubira inyuma ujye kubibara neza, ariko nyine urumva ko byamera kose amasaha 3 ntago arenga. Wangize ukambwira ngo episode ngo 10 na zingahe, ukagira ngo wenda nyine ni episode wateranye ugakuramo nk'iminsi 10. Ntayo nawe ufata amasaha 3 mvuze iri kote nijya kuzuza n'umuntu uzongera uteranye ama episode yose warebye, urebe iminota igiye irimo ukube urebe, uzasanga ari muri ya minsi 3 navuze. Hano ndacyakomeza komeka. Hanga ipasi biri mu kazi, n'umuriro nawo buri mu kazi. Hanga niho nyine ubundi womeka kabisa kavuga ati ndometse. Iyo ugeze noneho ku matisi, hanga ni igitenge ubu ngubu biroroshye. Ubu ngubu ndi kwihuta cyane bikabije. Ndi kwihuta bikabije cyane. Iyaba ari mu gitenge nako mwitisi, nibwo wabona ko gutinda bibaho. Isikora ntabwo gipfa gufata, bisaba umuriro mwinshi. Ubundi iri komekesha tisikora akenshi umuriro mu ipasi umuriramo, ariko hari igihe bari ipasi iri kwika nabi cyane, aho marira n'igihe iri kwika byose. Ariko ubundi akenshi ipasi nk'ingi ndi gukoresha ntabwo natira tisikora umuriro ntawusizemo wose. Sasa rero hariya udupande ariko birimo yaramaze kukomeka, dore ngibyo hano birarangiye. Ese n'urundi ruhande narwo nararikoze, nabyo turaje tubirebe. Umuntu utarajya muri groupe y'amasomo, groupe y'abatayeri, dore nimero aho hasi iratindamo umunota wose iyo nimero ukiri kuyibonamo, kandi no mukanyiraza kongera igarukemo. Wangize ukambwira ngo umuntu urajya mu bandi sinzi ikintu utegereje ari iki, njya mu bandi biragufasha cyane. Sasa rero dore hano iki ni cya gipande kindi birane ibipande maze komeka by'uruhande rumwe, uru ni urundi ruhande. Kandi rero hanga mu byitondere umenye ko hari ahantu nigeze gushyira akagwa nshyira aka X ku bubi, mvuga ngo ahantu nsize aka X niho hazaba hagaragara imbere. Bivuze ngo ninjye komeka ndomeka ku gipande cyo ku bubi aricyo kiriya, ariko ku bubi n'ubundi bwacyo. Ububi bwacyo rero ntabwo ari hamwe nasize aka X inyuma, ntahari buze kwihishamwe imbere. Ibi bintu uzi ko nabivuga, ni ukuvuga ngo kino gipande cy'imbere iki ni ikidubuzo, nacyo kigomba kugira ubwiza n'ububi. Hamwe hakora nko ku mubiri wenda katuvuye ko umuntu yazambara ishati mu ikote, hamwe yazakora kuri ya shati, reka tuhite ku bwiza. Noneho rero tugomba komeka ahatazakora ku ishati, dore ni hano. Nimba uzambarira mu ishati ubwo ni ishati, niba uzambarira nk'umupira kwa kundi wambara ikote ahakora ku mupira turahita ku bwiza mo imbere. Noneho aho kwita ku bubi ni hano turi komeka. Ibyo bintu nizere ko bisobanukiwe. Amasomo arimo kwihuta rwose, ibintu birimo kugenda neza, ariko ntugire ngo biroroshye. Mwarimu ari mu kazi kadasanzwe, ndimo ndeditinga amanywa nijoro kugira ngo aya masomo asohoke gutya. Ni ukuri pe, n'ubu ngubu ntabeshye rwose mvugishije ukuri, iyi episode ndi kuyisobanura saa 4:54 z'ijoro. Ahibaze nawe, ndabizi amasaha baba baryamye, abandi ati se mwarimu ubayeho gutugera mu masaha ukiri kweditinga, ushaka gusanga bigeze na saa 7 nyiri kweditinga. Nyamara ejo mwareba isomo mukanyera utuviews 10. Ahibaze nawe, birababaje. Ijoro ryose umuntu aba yaraye ukirirwa weditinga, shooting, ufata video, ugasanga nta nubwo muri kwiga. Ni ikibazo gikomeye. Cyangwa se ugasanga nti muri gushyikira amasomo. Tuvugana turi nijoro rwose, abandi baba baryamye saa 4:55, kugira ngo iri mpamvu nsobanuye ino episode no kugira ngo
nze kureba ukuntu nyihuza n'amajwi, wenda cyangwa mu gitondo mpite mbikora, noneho ejo nzajya uploadinge 18 na 19 naho ndayisobanura mu kanya. Uyu munsi ndashaka gusobanura 18 na 19 muri aya masaha y'ijoro, none ejo mu gitondo nkaba ndi gushyira nk'amajwi neza, saa sita nzaba namaze kuzaploadinga, noneho kuri YouTube nyine namaze kuzisohora. Noneho rero mu masaha y'igitondo ejo nkaba ndi gukurikirana episode ya 20 na 21. Iyi ni 18, hanyuma iyi ni 18 17. Noneho rero ku buryo nyine episode enye ejo zizaba zabonetse. Urumva urwo rugendo ukuntu rungana? Iyaba na uploading episode imwe ku munsi najya nyikorera ku manywa nitonze, ariko hari n'igihe n'amajoro agera nza mukavuga ngo mwarimu, ngo nari ndashaka gukora channel, ngo nyanshyiraho amasomo, nzane editinga birenze nuko kwawe. Uyu mwanya tuba dukoresha uzawukuba inshuro nyinshi, kuko we none no kubitangira ngiye bimaze nk'imyaka irenga 5 nkora amasomo gutya nya uploading. YouTube channel yacu ndumva natangiye gushyira amasomo nka 2022 gutyo, ariko nyine ntabwo ari cyo gihe nayifunguriye. Ntabwo ari cyo gihe natangiye kubitekereza ibintu byo gutegura amasomo, bivuze ngo rero ibi ni ibintu bya kera cyane. Jya muri comment umbwire, ubu urabona aya masaha y'ijoro washobora gusobanura ibi ndi kuvuga byose wabivuga? Ubu ngubu bifate nk'aho ndi kudoda nanjye. Iyo usobanura nyine buri kantu kose ndakareba nkakitegereza, nkagasesengura mu bwonko bwanjye mbere yuko njya kubivuga, kugira ngo ntaza kuvuga amakosa. Bivuze ngo rero wa muntu uvuga ati ibintu bimujagaraza ntabyo ashaka, ngo ibintu bituma atekereza cyane, wowe ntiwabishobora. Rwose niko biba bimeze. Aha ngaha ndacyakomeza komeka. Ndomeka no hasi, kunga virizonini nta kibazo biremewe. Hari umuntu ushaka kuvuga ati none se wiyometse ahantu virizonini ikaba ngufiya ukashaka kuyunga, kurambikoza nyine ngahita ndambikaho impande yayo igahita komereza hasi, biriya biremewe nta kibazo. Nta kibazo rwose biremewe, sinzi umuntu wabigeraho ikibazo icyo ari cyo, kuko ntago uzigera ubona ahantu hose ngo womeka virizonini igahita ihura hose ngo ikahakwira. Aho uzabona itari kwakwira nk'ahari ngeze urayikata ukunga. Iri virizonini nimba naraguze metero n'igice, ari metero hagati aho ngaho, ni ukuvuga ngo urabona ko nayo iri kumirarangira. Kandi iyi virizonini ntugire ngo ni isanzwe, iyi ntabwo ari isanzwe, iyi ni virizonini y'ibiheri. Ibimeze nk'iri isanzwe ariko bayita iy'ibiheri. Iyi rero niyo bashyira kenshi mu makoti, ikaba iri kumwe na tesikora. Hajya virizonini wenda hasi kuri ya kane, ku maboko, ku ijosi, ariko ibipande by'imbere bino byo hagati na hagati byose bikajyaho tesikora. Ngiye kubera ko ari igitenge hose hasizeho ino virizonini y'ibiheri. Itandukaniro ryo ni imwe isanzwe yo ku maribaya, nyine iyi ngiyi ifata cyane kurusha iriya yo ku maribaya. Iyi ngiyi buri ahantu wometse kugira ngo yihakure biragorana, nko kuhakura tesikora. Ariko iyi isanzwe mu maribaya rwose wakomeka ukongera ukayikuraho igahita ivaho cyane rwose. Ariko wakomeka nabwo ukumva irafashe, ariko washaka kuyikuraho ntibikugore. Ariko iyi ibiheri kuyikuraho igoranamo. Noneho byagera kuri tesikora byo niho wanayikuraho. Reka ninkwereke iyo formule yindi uzategereze nzabikurira video y'ukuntu wakomeka tesikora ukongera ukayikuraho mu gihe cyose wasanga wibeshye. Reka nsubikire hano rero mbabwira ngo ndabakunda cyane. Iyi ni season ya 35 turi kwigaho ikote. Episode ya 18, 19 nariraje mu kanya. Kandi ikindi dufite group y'amasomo, group yo kungurana ibitekerezo y'abatayeri. Ni karibu muri Sanga ko bakeneye kwiga kudoda. Andikira mwarimu Valence kuri nimero ya WhatsApp, aragufasha kujya mu bandi nawe. No kuvuga ngo ujye kuri TikTok wandikamo Valence Model Rwanda TV naho on following, ndetse ntabwo ari ibyo gusa. Ushaka kuba ukeneye kwiga hifashishijwe uburyo bwa Zoom.
wenda urareba gutya kuri video akantu ku kandi ukanyurwa ariko ngo ntagire ikintu utoramo, ngo wabikora ngo bikakunanira. Wowe ukeneye Zoom, unyandikire kuri WhatsApp kugira ngo tuvugane. Bebe ndabakunda nubwo turi mu ijoro rwose nababwiye episode ya 19 no ngomba kurara nyisobanura. Yo ngiye guta nyisobanura, ejo uzabona nzaploadinga ku manywa wige ugire ngo ndaziteguye ku manywa. Narahe zisobanura nijoro. Reka mpite nkomereza kuri 19 ubwo nawe ne muri kwireba ku manywa 18 ari bwisohotse 19 uyitegure nawe mukanyiraje. Bye bye.